Okay guys, nguhaye ikaze kandi ndagushimiye twahisemo gukurikira channel yacu online 250. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakorera amafaranga online nta gishoro ukoresheje telefone yawe ndetse na internet yawe. Ikintu cya mbere usabwa ni kureba ino video kuva itangiye kugeza ubundi ugakora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu wa online 250. ukore like kugira ngo yacu ibashe kugera imbere cyangwa se igere ku bandi nusoza muri comment ikintu twakorera. Ubundi bitandukanye yacu ukurikije step by step utumenya tugenda tubikora hatagira ikintu kimwe uza kuzinga turi bahereze muri guys. Nkuko mwabyumvishe video itangiye cyangwa se nkuko mwabyumvishe muri intro ya video, tugiye kureba hamwe uko wakorera amafaranga ukoresheje application. Yes guys, link application muretsanga muri comment, uraza kubonamo link kugira ngo uze kubasha kubona amasave menshi ndetse winjirane na bonus y'amacoin runaka bari buguhe bitewe n'umubare winjiriyeho. Guys, ubwo ngubwo urajya muri comment urebe link uyandikishe, urahita uyikandaho ugere kuri Play Store downloading application tugiye gukoresha uyu munsi yitwa Make Money. Yitwa Make Money nukunguko irabimeze, then numara kuyidownloadinga urayikorera open. Ikintu bigusaba ni internet gusa. Uri kubona yasohotse n'ubundi muri 2025 irizewe kandi gukora n'ibintu byoroshye. Yes guys, nago wihute ugera ahantu hameze gusa we nuyinjira uraza kubona ahantu bigusaba gukomeza ukoresheje Google yawe cyangwa se ukoresheje email ya. Guys, hano uri kubona amafaranga cyangwa se amacoin ariko hariho n'ibendera ry'u Rwanda. Hano ari amacoin 27,000 uri kubona bigenda byiyongeza bitewe n'ukuntu ugenda ukoresha application cyane kandi n'uburambe. Guys, rero nkubwira ko aya macoin kuyabona ni ibintu byoroshye, na amasave ugenda ukora. Example ngiye kukwereka save dukora bakaduha amacoin mu buryo bwihuse. Ano macoin 8,000 ndetse na amacoin 7,000 ngiye kukwereka uburyo tugiye kuyakorera mu buryo bwihuse. Kandi hano haba ari daily reward, uraza buri munsi ugakariminga baguhayo amacoin 10,000. ubwo kumva na amacoin y'ubuntu kandi byoroshye. Hano hari n'ama game ugenda ukina menshi, nk'ino game ifite amacoin miliyoni 10 ndetse n'ibihumbi 254. Ino game iyi ngiyi ifite ibihumbi 12. Guys, uri kubona ni amafaranga menshi cyangwa se ni amacoin menshi, harimo amagame menshi. Reba ino game ifite miliyoni 131. Ino game uyesitaye ukajya uyikina tayari umunsi wata ubikuza. Guys, tudatinze rero kamwereke uburyo ukorera amafaranga binyuze mu masave. Guys, uraza ugakanda kuri save ugiye gukora. Uri kubona hano ni survey y'uyu munsi ndetse n'ingi gusa nayo mfite survey zigera mu 10 nuko nasoje kuzikora. Guys, uraza hano uyikandeho, numara kuyikandaho urategereza bagende bakubaza ibibazo. Guys, uri kubona ngo how many hours do you work on a weekday. Uri kumva hano uhitamo nyine ibyo ushaka, waba bishikamitemo ibyo nshaka kugira ngo video yihute. Hano ngenda nkanda aho nshaka, pfa kuba usoje ibintu gusa bahita baguha amacoin yawe. Uri kubona hano bahise bama amacoin yanjye bureze gatoya, urahita uyabona hariya hejuru ari kujyaho. Guys, uri kubona hano hejuru amacoin ahise yiyongera. Ni ibintu bidasaba imbaraga cyangwa se ngo bisabe gutekereza cyane, pfa kuba wowe wizeye. Hano uhita ubona amacoin yawe byihuse kandi vuba. Guys, reka ni ya kabiri tuyikore kugira ngo mutagira ngo ni scam. Ndayikora vuba nayo nihuta, nta nibyo gusoma, ndagenda ncuzinga uko mbonye nkomeza. Yes guys, nkuko mubibona ukubona nayo ngiye kwisoza bahite bama ano macoin 7,000. hariya hejuru ahita yabona ajyaho. Uri kubona utuntu tw'amafaranga turi kumanuka hano kandi twinshi. Guys, game noneho yo uraza ukayikandaho. Iyi ngiyi cyangwa izi game murabizi zisanzwe zikinwa ariko mutabona amacoin. Nk'ifite miliyoni 10 ndayikandaho ndebe amabwiriza yayo kugira ngo mbashe kuyikoresha. Guys, uri kumva ngo test and play the game. Ubwo ukimara kwestara uri kwitestinga ndetse unayikina baguha amacoin 3,000
na 51. Complete event 1 ni nka level ya mbere ibihumbi 30 by'amacoin. Complete event 2 ni nka level ya kabiri ibihumbi 45. Hano waza ugakomeza paka uyirangije ukabona amacoin yawe kandi ukabikuza mu buryo bwizewe kandi ndetse mu buryo bworoshye. Guys, koresha ino application na link naguhaye, ubundi ubutaha cyangwa se unyandikire muri comment nkwereke uburyo wayibikuzaho ndetse n'uburyo wakoreramo andi macoin menshi udakinye game ukoze ibindi nzakwereka muri video y'ubutaha. Bimbwire muri comment niba ubishaka, gusa ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na like, no muri comment utubwiremo icyifuzo cyawe.